Tukajya mu gikombe cy'amahoro ihuye hari match ikomeye cyane iza guhuza Mukura n'ikipe ya Rayon Sport. Katabanze twumve abafana b'impande zombi bari Huye bari kumwe na Eric Ndagijimana baramutse aho ngaho ihuye. Baramutse neza Ruhuye. Amahoro. Nta mahoro rwose turashima Imana, ariko imvura yaguye muri iki gitondo ihuye yarigoye cyane. Sinzi nibiza kuba umugisha kuri Rayon cyangwa kuri Mukura, ariko uri kumwe n'abafana b'impande zombi muri rusange uranze tubwire usibye iyo mvura mudu ya match iramutse gute ihuye, za ndani zirihuye ziravuga iki, abafana nabo ubahereza umwanya batubwire uburyo biteguye uyu mukino. Yego nibyo, amakipe yombi ariteguye. Ku ruhande rw'ikipe ya Mukura Victory Sport bakoze imyitozo ku munsi w'ejo, abakinnyi bari kuri fede match ni bagomba gukina uyu mukino utitaye ku byavuye ku mukino Mukura Victory Sport akinnye muri ikipe ya Kiyovu Sport, kuko hari abakinnyi b'ikipe ya Mukura bahawe amakarita y'umuhondo batazakenera ikipe ya AS Kigali, ariko Rayon Sport nayo yarayikoze imyitozo kuri stade ya Huye. Ikindi abantu bakwiye kumenya nuko amatara yari yapfuye, ubu ngubu barimo gukora neza nimugoroba, stade ya Huye yarimo yaka, ariko umukino wimuriwe ku isaha y'isa 9 uraza gutangira ku munsi ku munota 27 aho wasorejwe. Ni nayo mpamvu rero ndi kumwe n'abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport, mangu tuganira ubushize wari urimo uvuga ngo Rayon Sport turayitsinda, ariko mwebwe mu mboni zanyu iminota 27 mwari mumaze kwigaragaza imbere y'ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu twavuga yuko amatara niyo yabatesheje Rayon Sport. Ya Mukura waratsinze utsinda Bareyo we, n'amahindura ya Mukura we, ngo ndatsinda Bareyo, n'amahindura ya Mukura, ngo ndatsinda Gikona, n'amahindura ya Mukura, ngo ndatsinda Amagaju, n'amahindura ya Mukura, turatsinda we, turatsinda yego we, turatsinda. Yego, reka tuganire. Mangu nibyo nedemo nkubaza, Rayon Sport yarabacitse cyangwa hari ibindi muri buze kuvuga? Urakoze cyane kumpa ijambo Eric, suhuza baruvuyanga n'abandi bantu muri kumwe. Ni ukuvuga ngo ari amatara twebwe ntabwo twabigizemo uruhare, kuko ari amatara yarokoye Rayon Sport. Mu minota 27 w'umukino wari ugeze, ni Mukura ari wihindukiza abadefenseri ba Rayon Sport bo ubwabo bahanaga utubizu. Ikintu cya mbere wanze reba nk'igitego Boateng Mesa yarase, wongera urebe n'igitego Zuberi yarase. Ibyo ni urucabana. Ni Mukura yagiye ihahamura Rayon Sport muri uyu mwaka mu bintu na perezida wa Rayon Sport atazibagirwa. Ni Mukura yamukubise amajyo n'amaza. Biriya rero bavuga, ahubwo unarebye ni Mukura Rayon Sport yo ari amatara kugenda yarokoye abareyo. Ni munsi muratsinda se? Nurucabana Mukura iri hejuru cyane, urebye nk'imyitozo bakoze, urebye n'ubusatirizi bwayo, ni Mukura iri hejuru cyane. Rero nasabaga uwitwa Wasiri yarariza arikubita arahwera ati yo, ati nateye mpaga, ati byari 3 nashakaga 6. Ndagira ngo aho Wasiri wese ari ave kuri match abonanye na mangu. Ubutumwa abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport nibaze barabiririhuye ni Kigali bazongere babirye, ni muri wa mujyo n'amajyo n'amaza. Urakoze cyane. Nawe uri umukunzi w'ikipe ya Mukura Victory Sport, uyu munsi muratsinda? Uyu munsi tugomba gutsinda ikipe ya Sport, kuko no ubushize amatara zima baduciye mu myanya y'intoki. Wabonye uburyo twari twayicanyeho umuriro. Iriya Sport wabonye umupira twateraga, ubona ibitego twahushije, ubona rutahizamu wabo twita Koroyiro, wabonye rutahizamu wabo twita Koroyiro. Defense yacu yari yamaze kubazirika. Twebwe turabatsinda ibitego 2-0. Byande igitego cya Boateng Mesa n'igitego cya Zuberi. Okay, urakoze cyane. Nawe ugira hino umukunzi ikipe ya Mukura Victory Sport. Rayon Sport ko muyibonye mwayitsinze 2 muri championnat, ubu ngubu murayitsinda n'uyu munsi. Nurucabana je murambibabwira burani bakajyabye na mbere y'umuziki. Abareyo ni ikintu nababwiye ubushize twavuye kuri stade, mbabwiye ni mwebwe kubatsinda ni ihame, sibyo? Ni ihame, ni ibintu twe twagize. Urani nk'umugore wawe ukubita
mu nzu uko wumva ushaka nubwo umugore atagikubitwa ariko reyo ubu kano kanya n'umugore wanjye sibyo iteka nzahora mukubita yaba mu gikombe cy'amahoro yaba muri shampiyona ndabivuze jewe banyita kasha ka mihanda Arias Ramazani. Akarakoze cyane uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Yes. Fato banza umbwire muratsinda mukura. Rero n'urucabana nitwa Masafo eke Hambo Jizo nuruka Nyamagabe ubu none haboniye mpamvu nazindutse nza nkaba ndi nkore hani Butare ewana n'urucabana no ahubwo Fedwafa kuba yaramfashije ikashyira kuri saa 9 none nta bintu by'amatara ahubwo nibirukanka bambabarire ahubwo yamvura yo bare bateze ko yigwa saa star wapi none yaguye mu gitondo murajya he mukura murajya he ko none yaguye mu gitondo murajya he egera hino tuganire kuko urimo kunyitaza nyibwira murayitsinda bingaye yari yabarushije muri ya minota 27 sinzi niba nawe ubyemera oye nta kundusha ahubwo wa nta kundusha ni kumangu no munsi ni kumangu ayihango ngaho nyibwira noneho tuganire reka tuganire Rayon Sport yafashe umwanya wa mbere wa shampiyona igikombe muragitwara so bibona se ko turi none umukiye yemeye ejo bundi yaratsikiye ubu none hari umwanya ndayikubitisha ko mfite itsinzi ko ndi umwanya wa mbere umvise muvese yes ngo ushaka kumenya ariko namwe muri ekipe dahoza urabishingira ku kibuga cy'igikombe muzagitwara ubundi ibikombe by'uyu mwaka birashoboka rwose dufite ubushobozi bwo gusohoka n'ideni rya me ntago bararivamo yes amagambo namwe nayo ngana navugaga akoze cyane nawe ukunda ekipe ya Rayon Sport cyane rwose Rayon Sport uyu munsi muratsinda mukura musaza arashaje urunguru n'urucabana rero Rayon Sport turabizi ko turi butware iyo ntsinzi y'uyu munsi kubera yuko twarebye imvura bumvaga ko imvura iri bugwe ariko ubu ngubu imvura yaguye kare mu kanya twese tuza guhurirayo rero tuzikore intsinzi yacu ibitego 2 ariko nkawe wafanye Rayon Sport ya Rayon Sport nayifanye 2002 wayifanye 2002 uyu mwaka si igikombe kirashoboka cya shampiyona n'icyamahoro cyane rwose dufite intego yo kugitwara sawa urakoze cyane hanyuma rero Ruvuyanga birumvikane ko n'abafana bo ku mpande zombi nawe nago nakujyana nabyo dimukura Victor Sport eru waziri je banyita kapiropi okay urakoze cyane so Ruvuyanga rero muri rusange n'abafana bo ku mpande zombi icyo nagarukaho nuko Rayon Sport nabo ku bakinnyi yakoresheje ku mukino ushize nibo igomba gukoresha muri uyu mwaka kuri uyu mukino nibo bari buze gukoreshwa ubwo ibindi reka tuze gutegereza ku isaha y'isa 9 turi minota 37 isigaye y'umukino ko ari ekipe iri buze ko yatwara intsinzi tukamenya ikipe iteye intambwe ibanza ikagera kuri finali dutegereje imikino yo kwishyura abatariki 30. urakoze cyane ndagijima urakoze cyane urakoze cyane arakoze cyane rero Eric Ndagijimana n'abafana bamukura ndetse na Rayon Sport gushyuha pe ko mukura rwose yashyuhije umujyi abareba barajyayo se abareba b'i Kigali murimo muramanuka na bisi iyi match reyira bakeneye pe kubera ko mukura hariya iyi match ko yagiye ikererwa inkuru zose zavuzwe ni motivation ku bafana bamukura nabonye mukuri itangazo ivuga ko abari baraguza amatike y'umukino wa mbere baraza gusubizwa indi message kugira ngo bayerekane bisobanuye ko ni motivation nereje ko ekipe ya Mukura kuko rero muri iyi saga yose yagiye igaragara nk'ikipe idafite confidence yo gucyana Mukura burya icyizere cyagarutse nyuma yo gutsinda Muhazi ariko nyuma yuko Mukura yatsinze Reyo yayikoreyeho double muri championnat abantu bake no barafite icyizere cyo korera yatsinda Mukura i Huye ariko abarero ndayibutsa ko hari match banza na match retour i Kigali iyo ni faveur kuri equipe ikomeye nka Rayon Sport ko ushobora gukina match hanze retour ukayikinira mu rugo imbere y'abafana Rayon Sport yemere gukora mission yo kutinjizwa igitego hariya burya ishaka ajya gukora block bar ewan igafunga pe yagira imana ikakibona ariko niyo yakibura ntiyinjizwa Rayon Sport ikazabisoreza i Kigali kuri match retour bataratubwira itariki izaberaho hanyuma indi motivation no kuba bazakina retour bazo bazakina kuri finale nabwo ni ibintu wapangira neza so abareyo batari bafite confidence yo kugihuye mu manuke mujye kureba umupira njya mbibabwira ko umunsi ekipe mwayitereranye mwumva nta cyizere mufite cyo kuyireba
nibwo ikora amateka, nibwo ikora ibintu, nibwo ibaha memories ugasanga abenshi mwasibye. Abantu banze kujya ingoma mwarase byinshi, mwahombye umukino mwiza cyane kabisa. Ndibuka hari igihe Rayon Sport yigeze kujya mu bihe bibi ku bwa Jean Fidel, imaze igihe kabisa wanayitwara nabi. Ndibuka tujya i Nyamirambo kurema match, icyo gihe Rayon Sport yatsinze ndumva ari Sunrise, Ruvumbu niba yaratsinze hat-trick, niba yaratsinze ibitego bibiri ntabwo mbyibuka. Ariko Ruvumbu yatsinze hat-trick ari ibitego bibiri bya kufura niba mbyibuka neza. Iyo match urayibuka? Yego ndayibuka neza cyane. Abareyo bari banze kuza kuri stade ngo equipe barayihebye, ariko mu myaka nk'itanu ishize ndumva ariyo match Rayon Sport yakinnye neza nyine n'abana nabonesha amaso. Akenshi rero iyo abafana bahebye equipe bakakujya kwisapotinga, hari ubwo ibakorera amateka ikabaha memories mugahomba kureba ibihe byiza by'ikipe yanyu. Nka match Rayon Sport yakoze ingoma Rwaka Claude, ndumva mufite icyizere kurusha n'igihe Robertinho ari kuba hari. Kuko Rwaka Claude hari ikintu yagaragaje, equipe yari yapanze kubanzamo Ihuye, equipe yari yabanjemo Ihuye actually ku mukino wa Mukura. Wahindutse ni Bugingo Hakim, hagiyemo uyu mwana bakinnye witwa niba Nshimimana Fabrice. Niyo kipe yabanjemo hari ingoma. Mitambire ntiyagenze neza cyane, ariko yabonye amahirwe umuzamu Bibamba, ariko mita ya kabiri atangiye gusimbuza, yahinduye game ayitera neza ku buryo butabaho. Azanamo Bagayogo, azanamo ba Fiston, azanamo abasore batandukanye n'aba Bazizi Basane. Match yakinnye neza cyane. Njye natekereza ko aramutse akoze performance nk'iyo yakoze ingoma n'uruca abana yatsinda equipe ya Mukura. Hari ikintu cyagiye mu bantu batarihuye kuri match ya Mukura na Rayon Sport mbere yuko umukino uhagarikwa. Abantu benshi rwose iyo baganira bumva bavuga ngo Mukura ngo ari mere nabi Rayon Sport, Mukura mere nabi Rayon Sport. Nyamara ku bantu bari bahari ntabwo navuga ko rwose match itari balance pe. Match ari balance, murakize igitego yatsinze uyu musore Biramahira Bedi bakaza kucyanga ko yaraririye. Burya kiriya gitego cyari kwijyanamo iyo Bedi adakora kuko yagikandagiyeho kiri ku murongo, yari yamaze gutereka mu izamu Mborenga afite. Y'amazi yari okaziyo rwose, iseso y'amazi ya Rayon. Wenda namuko yabonye izindi okaziyo nk'ebyiri, ariko bakina wabonaga mu by'ukuri utavuga Mukurire hejuru cyane Rayon Sport. Ora equipe iri mu rugo ubundi igomba kudomina mitambire, igomba kudomina mitambire. Ariko urebye uburyo umukino wari umeze, ukareba wenda n'umukino w'ingoma uburyo wari umeze, no ngo Rwaka Claude ni umwe mu batoza bavuga ngo rekamanze ne buryo adversaire akina, none ngewe nze gukora reaction bijyanye n'uburyo adversaire gukina, ari nawe wenda agenda asimbuza agashyiramo Bagayogo bijyanye n'uko bari gukina. Ikindi nabonye kuri Rwaka ni umutoza ufata ibyemezo mu by'ukuri utamukekera, ukurikije uburyo yaje muri Rayon Sport, umutoza wungirije batamwemera avuye mu kipe y'abagore, ariko ibyemezo afata. Urugero nk'ubu abantu bose batekereza bari batangiye kuvuga ko Serumogo araza guhengera kuvuga n'abandi muri Rayon baravuga ngo uhashyira Serumogo kubera we afite experience nubwo arabahengetse, ariko yafunga neza kuri gatatu wenda kuzamuka ntitubyizere. Ariko aravuga ngo ngerekamo icyizere uyu mwana muto. Burya ngo uyu mwana muto bita Fabrice nuvuga ngo arashaka kuzavamo Rwaka, avuze ngo hari icyo nakoze. Hari umwana wenda nazamuye muri Sport nubwo nabayemo igihe gito sinari gikombe, ariko kuri social media bamukore post nziza cyane. Siza byibura n'introduce Fabrice nk'umukinnyi uzamutse ukiri muto, ku buryo wenda igihe Bugingo Hakim yaba agiye cyane ko burya Hakim ari no gusoza amasezerano mu kwezi kwa gatandatu arabasoje, wenda wavuga ngo turamuzanira hundi ari gusoza bamuzanira hundi yakaba umusimbo, ari gusoza Eri Garijoro yaragiye niwe bakina kuri gatatu. Uvuga ngo nta yindi option Rayon Sport ifite, nuvuga ngo yari gusoza udafite indi option no kujya kongera amasezerano biragorana cyane. Ariko muri iyi mikino isigaye abonye challenge ya Fabrice agiye gukongera amasezerano yakitongerwa, bavuga ngo undi hari n'umukino cyane wabonye icyemezo afashe kuri Fabrice. Ikindi cyemezo afashe gikomeye cyane ni ukugarura Rukundo Abdurrahman Papley. Bavuga ngo agitakaza Suleiman Dafe, benshi baravuga ngo ashobora kuzana Kanamugeroje kuri gatandatu akigeza imbere Richard ku 8, noneho Keve akagumana 10 rye. Ariko aravuga ngo akugira ngo nzanemo Kanamugere cyane ko iyi sezo burya ntabwo Kanamugere ari mwiza, reka nsubize inyuma Richard, noneho mikizere Rukundo Abdurrahman ajye ku 10, Keve ajye muri mediane ya box to box cyangwa se nka nimero 8. Mu by'ukuri ntabwo Rukundo Abdurrahman Papley ari kwitwara nabi. Wabonye match yagize 45 byagize cyane, amashoti abiri ateye mu izamu, vuga ngo ari gufasha mediane. Oya n'uyu mwana twe tuvuye utwa Nshimimana, uyu mwana uko abantu bose babitekerezaga ko wenda ari umukinnyi utazwi bashobora kumucaho, na Muhazi niko Ruremesha bitekereje. Wingi yakoraga ni wingi y'iburyo, yahuraga n'uyu mwana bari kuri gatatu mitambere yose
menase zose z'amagaju zacaga kuri mwana witwa Nshimimana bamunyuzeho pe bakamucenga bakagira ute mita kabiri umwana yari yamaze kumenyera akuriye muri game mita kabiri yaragiye arafunga arazamuka yari ameze nka ba gatatu rero gatatu mwize heruka ninde imbere y'ababugingo akime gatatu mwize ari heruka ninde yari ku rwego rwiza cyane mita kabiri kanya ko rwaka yamubanzamo noneho afite confidence kandi ibintu byumvikanwe byavuye kuri briefing burya ngo iminota 15 y'ikiruhuko yafashe iminota 5 yo kubwira uriya mwana Fabrice aramubwira ngo tuza iyizere baro ntabwo irijyana nta muntu ubuze kukuvuna hano funga baro utange pass saba baro utange pass abindi bintu gushakaho umwana arizera kuko burya nawe yasohotse avuga ngo batekereza kubanzamo yo Serumogo ubanza bagiye guhita bamushyiramo yumvaga byacitse ariko agiye kubona amugumishijemo aravuga none nanjye reka nyine nongera umupira na Rugangura nanjye rwose ni nayobye biri mu navuga ko agomba guhita ahindura muri mita ya kabiri avuga ko agomba kuvana muri ya mwana witwa Nshimimana kwa nyine bamucagaho nibura akazanamo Serumogo agafunga cyangwa se akaba yazanamo Kanamugire agafasha muri defense cyangwa se master akaba yakohereza umwe mu defenseur kujya kumburuka kuri gatatu cyase gakina back 3 nibura muri mita ya kabiri ariko ntabyo yakoze umwana yagumye icyo nashaka kuvuga Lorenzo ni ikintu kiri mu bare cy'ubwoba bwa Mukura bavuga Mukura burya match kiranye twamanutse hasi abantu muri Mukura bari no muri staff technique bavuga bati byari bitego bibiri twabibaze ubona nyine hari ikintu cyaba cyo kuvuga ngo Mukura ni lazima igomba gutsinda ikipe ya Rayon Sport nyamara urebye abakinnyi amakipe yamba afite n'uburyo bakina ntabwo ahita ubihamye mu by'ukuri match yacyafunguye iminota 67 haba Mukura cyafite izo chance zo gutsinda umukino haba ikipe ya Rayon Sport cyafite izo chance zo gutsinda umukino ikipe ya Mukura wabonye ko yanagaruye umukinnyi nka Ayilala Samson Ladisu wa mukinnyi wari watsinze Rayon Sport muri champion yego mukino wo ku mahoro ya match yahagaritswe ntabwo yari ahari yarafite cy'imvune ariko match ejo buri batsindwa na Kiyovu yari arimo cyane uyu munsi araba hari Oladisu Ayilala Samson araba hari araba ari ku 10 ruvuga ngo niyo Fred araza kuvamo muri line up ko n'umukino usanzwe ubanzamo ikintu cya mbere nabonye Mukura ifite mwa abantu ifite abagabo babiri bataka ku buryo yatakisha abakinnyi babiri Maranda Deste na Boateng Mensa bakiri babiri atakisha nuvuga ngo bagira no communication yihuse cyane yo kuvuga ngo umwe arasabira baro ku ruhande undi ahita yinjira noneho mu ba defenseur babiri kuko ari abakinnyi bazi kometereza umupira ufunga neza kukinnyi bafite control nizo mbaraga na gabare arawufunga kitonda akaba yagushyira mu mande kwa bazuberi cyangwa se kuri bano basore uno musore cyane kuri kabiri bavanye muri Muhazi Obed wa Mukiza bivuze ngo uramutse unaniwe kumukuraho baro hakiri kare cyane gatekereza kabiri awushyira ahantu hagoye cyane ari nabo bona baremera uburyo bw'ibitego n'uburyo bagenda bahererekanya n'abakinnyi beza mu by'ukuri bashaka kuza kugura ikipe ya Sport bagomba no kwitonderwa muri iyi match wende match turagaruka mu isaha kabiri ariko bari muzirikana ikintu kimwe hari cyari byinshi hari impamvu yari ya mbere ku rutonde rwa champion Mukura kabari ya gatanu kabari ya gatandatu hari impamvu iba yumvikana ariko hari n'ikindi noneho kimotiva umutoza mu kuba yakanira ikipe ya Rayon Sport cyane iri mu makipe yakuye amanota 6 ni make Mukura yatsinze back to back cyane hari ibiganiro byabaye nge ejo mfite zandane ejo navuganye n'umuntu wo muri Rayon amazandani ku mutoza Rotfi burya bya bintu byitwaga impuha zo ku muhanda nibyo Rayon Sport yagize ibiganiro n'umutoza wa Mukura izo rero urabitubwira rero nabigaruka mu kanya mu isaha kabiri katyo makuru agezweho na Giselle kuri saa yine noneho tugaruka mu isaha ya kabiri ubwo tusoza kuri Rayon Sport tujya no kuri